aravuga ngo abiringiye Uwiteka lo power biniza la kota la riminiya, aravuga ngo abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi Siyoni utabasha kunyeganyezwa, ahubwo uhora uhamye iteka ryose, ukurinda ntabwo azahurikira, ntabwo azasinzi. Nshuti muvandimwe mwene data, amarira urimo Yesu arayareba, ibibazo urimo Yesu arabireba, uburwayi bwawe Imana irabuzi, ibingorane unyuramo Yesu karazireba. Tumushyire imbere, ubutabazi buri mu kiganza cye, kandi tuzatabarwa aturemera amashimwe. Bibiliya zivuga neza imbere Dawidi yahagaze imbere hanganye na Goliyati. Goliyati yari afite intwaro zikomeye n'ukuntu yari ateye ubwoba w'Igati. Bibiliya zivuga ngo aramubwira ngo wanteranye uducumu n'amacumu, ariko mfite imbaraga, mfite izina rifite imbaraga, izina risumba yandi mazina yose yo mu isi. Ndaguteye mu izina ry'Uwiteka Imana y'Isiraheli wasuzuguye. Bibiliya zivuga ngo ako kanya arekura ibuye rimwe. Ya nshuti bakunzi ba Irakora TV, turabasuje cyane. Amahoro Imana itanga nabane namwe. Rero turabasuje abari muri iki gihugu cy'u Rwanda, bari hanze yacyo, nukuri mwese kandi tubahaye ikaze mu ijambo ry'Imana. Rero nkuko mubibona imbere ya kamera za Irakora TV, tuhafite umukozi w'Imana, umushumba, agiye kubibwira. Namara kubibwira asenga Imana atugezeho ubutumwa bwiza bwa Yesu. Nge umwakiriye ni Jean Marie. Imana ibaho umugisha. Murakoze cyane, Yesu abaho umugisha kandi abagiriye neza. Nejejwe n'Imana mu mutima wanjye kuba muri studio Irakora TV. Nagira ngo shimire abakunzi ba Irakora TV, abakomeje kwishimira ibiganiro bihanyuzwa umunsi ku munsi. Imana y'amahoro ibaho umugisha kandi Imana y'amahoro ibagire neza. Nkuko mumaze kubyumva, amazina yanjye nitwa Nkundimana Jean Paul, ndi Revera Pasiteri mu itorero rya Maranatha, aho niho dukorera umurimo w'Imana. Reka nanone dusenga Imana twinjira mu ijambo nyirizina Imana yaduhaye. Data, mu izina ryawe Yesu turagushimiye kandi turaguhimbaje. Tugushimiye kuko uduhaye umwanya mwiza kugira ngo tuganire n'abana bawe ijambo ryawe. Abari hafi n'abari kure bose, kora ku mitima yabo kugira ngo ijambo rigire akamaro muri twese. Urakoze Mwuka Wera w'Imana kuko udufasha mu izina rya Yesu. Amen. Nejejwe n'Imana kugira ngo tubashe kuganira namwe ijambo Imana yampaye, kugira ngo tubashe gusangira ijambo Imana yashize ku mutima. Ijambo Imana yashize ku mutima, turaganira ibyiza byo gushira Uwiteka imbere. Muri ubu buzima dufite bwa none, abantu biringira bakomeye, abantu bakwiringira imiryango ikomeye, abandi bakiringira imbaraga zabo n'ubwenge bwabo n'ubutunzi bwabo. Ariko nagira ngo nkubwire ko ibyo byose byiringirwa, byishingikirizwaho, rimwe na rimwe ntibikemura ibibazo byose, ahubwo ibibazo nanone biraza bikabana ibibazo. Ariko nasanze ijambo Imana impaye kuko gushira Uwiteka imbere nibyo bikwegereza ibisubizo by'ibibazo byawe. Reka uyu mwanya turaganira ku muntu wita Dawidi. Uwo niwe turi buganire muri uyu mwanya, ibihanda yahuye nabyo n'ibisubizo Imana yamuhaye. Reka dusome ijambo ry'Imana, Zaburi ya 16 no ku 8. Bibiliya iravuze ngo nashize Uwiteka imbere yanje iteka, kuko ari iburyo bwanjye sinzanyeganyezwa. Amen. Twongere kandi dusome nashize Uwiteka imbere yanje iteka, kuko ari iburyo bwanjye sinzanyeganyezwa. Amen. Inshuti muvandimwe mwene data, wumvishe umugaragu w'Imana Dawidi yafashe icyemezo. Ariko iyo usomye neza kuri 6 no kuri 3, Bibiliya iravuga ngo abera bo mu isi nibo mfura Imana yishimira bonyine gusa.
nk'uko twari tubivuze, gushira Uwiteka imbere. Iyo ukeneye gushira Uwiteka imbere uba ukeneye uburinzi. Iyo ushize Uwiteka imbere uba ukeneye gutabarwa. Iyo ushize Uwiteka imbere uba ukeneye ku rugamba uruhari Uwiteka. Uwiteka niwe ufite intsinzi mu biganza byayo. Aravuga Dawidi, aravuga ngo nashize Uwiteka imbere yanjye iteka. Kugira ngo atekereze gushira Uwiteka imbere, nuko hari intambara zari imbere ye, nuko hari intambara zamuturukaga iburyo n'ibumoso, abona ibyiringiro bye byose byari mu Mana. Aravuga ngo reka mushyire imbere, ibizaza binturutse iburyo n'ibumoso ntibizanyeganyeza. Muvandimwe mwene data, hariho byinshi bitunyeganyeza muri ubu buzima. Igihe cy'amapfa, muri ubu buzima hari byinshi bitunyeganyeza. Ibihombo biratunyeganyeza, indwara zikatunyeganyeza, intambara tutazi zikatunyeganyeza. Ariko dufata umwanzuro wo gushira Uwiteka imbere, nibwo intsinzi izaba mu biganza byacu. Niyo mpamvu Dawidi yavuze neza, aravuga ngo bamwe 28 aravuga ngo bamwe bazabiringira amagare, abandi bakiringira amafarashi, ariko twebweho tuzavuga izina ry'Uwiteka Imana yacu. Iyo twamaze gushyira Uwiteka imbere, ibyiringiro byacu tukabishyira mu Mana, abiringiye ibyo byose nta ntsinzi babona. Aravuga ngo twebwe twaremye dutangira kuzamura icubahiro cy'Imana, kuko intsinzi ni y'Uwiteka. Haleluya, oh haleluya, haleluya. Duharanire gushyira Uwiteka imbere, duharanire Uwiteka bibyiringiro byacu, Uwiteka b'amahoro yacu, Uwiteka b'umugisha wacu. Yesu ashimwe cyane. Bibiri ivuze neza, yavuze ngo tumushyire imbere. Niyo mpamvu yavuze neza, arongera arabivuga ku 125, aravuga ngo abiringiye Uwiteka lo power biniza la kota la riminiya. Aravuga ngo abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi Siyoni utabasha kunyeganyezwa, ahubwo uhora uhamye iteka ryose. Aravuga ngo nk'uko Uwiteka agose Yerusalemu, niko Uwiteka agota abantu be uhereye none ukageza iteka ryose. Icyampa ngo uyu mwanya Uwiteka tumushyire imbere mu ntambara zigaragara n'izitagaragara. Mu by'ubuzima tumushyire Uwiteka imbere, amaze ibyiringiro byacu tubirundurira mu Mana. Tuzabona gukora kw'Imana, tuzabona umugisha uva mu kuboko kw'Imana. Arongera aravuga ngo nduburira amaso yanjye ku misozi, Zaburi 121. Aravuga ngo gutabarwa kwanje, akira gutabarwa kuva ku Mana. Aravuga ngo gutabarwa kwanje kuva ku Uwiteka Imana Nyiringabo waremye ijuru n'isi. Aravuga ngo ntazakunda ko ibirenge byanje biteguza, ukurinda ntabwo azahurikira, ntabwo azasinzi. Nshuti muvandimwe mwene data, amarira urimo Yesu arayareba, ibibazo urimo Yesu arabireba, uburwayi bwawe Imana irabuzi, ibingorane unyuramo Yesu karazireba. Tumushyire imbere, ubutabazi buri mu kiganza cye, kandi tuzatabarwa aturemera amashimwe. Bibiri zivuga neza imbere, Dawidi yahagaze imbere ahanganye na Goliyati. Goliyati yari afite intwaro zikomeye n'ukuntu yari ateye ubwoba w'Igati. Bibiri zivuga ngo aramubwira ngo wanteranye uducumu n'amacumu, ariko mfite imbaraga, mfite izina rifite imbaraga, izina risumba yandi mazina yose yo mu isi. Ndaguteye mu izina ry'Uwiteka Imana y'Isiraheli wasuzuguye. Bibiri zivuga ngo ako kanya arekura ibuye rimwe, iryo buye risobanura kwizera. Amaze gukubita hasi Goliyati, amaze aramwegera, inkota yari afite kwitako arayimwaka, amaca igihanga. Isiraheli babyina intsinzi bavuga icubahiro cy'Imana. Isiraheli bakurwa igisuzuguriro. Icyamba ngo uyu munsi wa none, aya masaha, aho waba uherereye hose n'ibyo waba urimo, Uwiteka mushyira imbere, uzabona kubaho kw'Imana, ubone no gutabarwa kw'Imana.
ibyari bihagaze imbere yawe bimeze nka Goliyati, Uwiteka Imana Nyiringabo, Uwiteka Imana Nyiringabo nkorera, Uwiteka Imana Nyiringabo agiye gukubita hasi byimeze nka Goliyati, Uwiteka agiye gukubita hasi imyuka y'Abanyebusi, imyuka y'Abanyakanani, imyuka y'Abaheti. Ibyo byose Uwiteka numushira imbere, ibyo byose nta mbaraga n'imwe izongera kuvogera mu byawe, haba mu bucuruzi, haba no mu buzima busanzwe. Uwiteka yemeye kugutabara kandi yemeye kuba bugufi bwawe. Imana idufashe kandi ikomeze tuyishyire imbere, tuzabona ukuboko kw'Imana, tubone gutabarwa kw'Imana. Reka dusenga Imana. Uwiteka Imana Nyiringabo, wambaye icubahiro no gukomera, uri Imana y'ibihe, uzahora ibihe byose. Tabara abantu bawe Mwami, gendera abantu bawe muri aya mapfa, gendera abantu bawe muri bino bihe bikomeye. Umuririmbyi aravuga ngo no mu bikomeye biri hubu undamburira amaboko yawe, umva imbaraga z'ubuntu bwawe kugeza igihe uzaza kutujyana. Girira neza abari hafi n'abari kure, girira neza Mana, bagire neza ubarengere. Abari bagiye kurengerwa n'ibihe, uri hejuru y'ibihe, uri inyuma y'ibihe, kandi ushobora byose Mana yacu. Turabyizeye kandi turashimye kuko ubikoze, ni mu izina ry'Imana Data n'Umwana n'Umwuka Wera, amen. Mwari kumwe na Rev Pasteur Nkundimana Jean Paul. Nimero za telefone ni 0788 31 9 44 Turangije rero tubifuriza umugisha w'Imana n'amahoro ya Kristo no gutabarwa k'Umwuka Wera. Irakoze TV, mukomeze mushikira ikirivuga butumwa, n'umugisha kuri twese. Yesu abagiriye neza, tuzasubira. Shalom.